Mu biza biheruka kwibasira intara y'Uburengerazuba, iy'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo, by'umwihariko mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Rubavu, amazi y'umugezi wa Sebeya yatumye abaturage benshi ibyangombwa byabo birimo n'indangamuntu bitembanwa n'amazi. Urugero ni nk'urwa Uwineza Celine ndetse na Yamfashije Veronise, aba bose indangamuntu zabo zatembanwe n'amazi. Hari tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu, narabyutse ari mu gitondo nk'ibisanzwe nyine, mu kubyuka ntandagiye ndi kuva ku buriri nsanga ntandagiye mu mazi nyine nk'umuntu, nahise ntungurwa, ntabwo ibyo nari nzi ko byabaye. Imvura yarayigwa pe, ariko ntabwo twari tuzi ko ibintu byarengera bikadusanga mu buriri aho turyama. Maze gukandagira numvise ari amazi, nasubiye ku buriri ndi kwiruka kubera kwikanga, kuberwa ibibaye. Nyuma gusubira ku buriri, uwo twari turi kumwe nyine nawe arabyuka arebye ko asanga twarangije kwinjirirwa, ibintu byarengeye. Urumva aho twari dusigaye nuko twari turi ku buriri, natwe ubundi twari kubyuka twari turi hasi, bari gusanga natwe twagiye tutazi aho tugeze. Nari mfite bebe nyine, mfite umwana muto, niwe natekereje mbere. Nibutse ibyirangamuntu bukeye bwaho, sinibukaga ko mfite ibyangombwa. Urumva nge ibyangombwa natekereje n'umwana wanjye gusa. Ngiye kubera ko inzu yaguye nta mbaraga mfite, nta kintu nakuyemo, ariko barantabaye, baranterura banshyira muri ka kato, nkimara kuvamo inzu ihita igwa hasi. Guye hasi ndatabaza ngo ibyangombwa byanjye ubu nzabigenzana. Mu gihe aba bose ndetse n'abandi bagize ibyago ibyangombwa byabo bigatembanwa n'amazi, radiyo na televiziyo Flash ubwo twageraga kuri site iri mu Rugerero ahazwi nko ku Nyemeramihigo mu karere ka Rubavu, twasanze abakozi b'ikigo gishinzwe indangamuntu batangiye gufasha abo zatembanwe n'amazi kugira ngo bongere babone izindi. Manzi Yves ni umukozi muri icyo kigo. Ubwo rero dufite hano kuri site dufite kategori ebyiri z'abaturage. Ni ukuvuga ngo dufite abazi abo indangamuntu zatwawe n'ibiza, bari barabonye indangamuntu, hanyuma hakabaho n'abandi bana bakigeze imyaka yo gufata indangamuntu. Icyo turimo gukora rero, turimo turabandika bose abo indangamuntu zatwawe n'ibiza kugira ngo tuzabafashe kubakorera indangamuntu, hanyuma noneho n'abashaka kwifotoza abo bana bakigeze imyaka nabo tukabafotora, hanyuma nabo kugira ngo tuzabakorere indangamuntu. Kuba abaturage bagizweho ingaruka n'ibiza bafashijwe mu buryo bworoshye kubona indangamuntu, babifata nk'ipfundo rikomeye rishimangira urukundo u Rwanda rubakunda. Twatekerezaga ukuntu tuzasohoka tukajya kubyiruka, mumva tumanza kujya ku marembo bakaduha ibyangombwa, tukajya ku mirenge, tukajya kuri RIB, ariko ibyo byose Perezida bidukijije, badusanze hano, niho baje kudukemura ibibazo byacu byose. Nta kintu na kimwe badusabye, twe badusabye imyirondoro na nimero y'irangamuntu gusa. Umva rero ntacyo batadukoreye, mbese hano tubayeho neza nta kibazo. Ariko uyu munsi wa none baje baradufasha, twahageze usobanura uko ibyangombwa byagiye, niba ufite nimero y'irangamuntu ukayitanga, bose batubwiye ko nta kibazo, ejo bazagaruka kudukorera ibyangombwa tuzabibona. Numvaga bikomeye, ariko leta yacu y'umubyeyi yatworohereje pe. Muri rusange ubwo twakoraga iyi nkuru, abantu bagera ku 134 b'indangamuntu zabo zatembanwe n'amazi bari bamaze kwandikwa kugira ngo bazafashwe kubona izindi. Ni mu gihe abana 50 bagejeje igihe cyo gufotorwa kugira ngo babone indangamuntu, nabo bamaze kwandikwa kugira ngo bazafotorwe bahabwe indangamuntu. Iki ni igikorwa kandi ngo gikomeje ku masite yose acumbikiweho abantu bagizweho ingaruka n'ibiza. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Rubavu mu Burengerazuba bw'u Rwanda.